ikamubwire rero yego uyu muhungu nyine uri kubona bucanga imbere ya kamera nako ari inyuma ya kamera basa ngo kuva twaza ari muri ekuteri yatwirengagije ari muri telefone yego ari ingingo sheri wiwe buriya sheri we ntabwo bameranye neza bafitanye ibibazo sheri we kwamuca inyuma yaramwanze noneho n'umusore amwihomaho noneho kugira ngo nyine umukobwa nyine amubabarire bakundane amweshwa bukeya ariko umukobwa yakurikiye papa ndamurunga agira amafaranga baza nyine tukareba ko hari icyavamo usanze nta cyavamo nyine buri wese aca inzira yawe kandi ni ibintu biri normal ni ibintu bisanzwe abakobwa bose barateretwa so I think n'amafaranga se twese niyo dushaka turayakorera kugira tuyabone rero iyo relationship ijemo ibyo byose nyine of course you have to spend on your girl sure now ko umuye Gogo no kuvuga ngo without money I didn't say that you just have to do your job nicyo kintu warushatse kuvuga no ntago navuze ngo jewe ngo kuba kudafite amafaranga ntago twakundana as long as imitima yacu yashimanye twakikundanira byakwanga ukacikwawe nanjye ngacikwanjye yes according to yourself niziye character ugenderaho iyo uri kuba wa making a relationship n'umuhungu njyewe icyambere nuko nyine wankundira uko ndi as long as you respect me that's okay kuko hari ukuntu ayo mafaranga yose ubuyabona ariko nta respect yego just because you know ko mistake yose iri bube uri buma amafaranga nibagirwe ariko ngo nguranche inyuma ngo nkureke ngo nuko ngo ngufite amafaranga oya guca inyuma se biba bigutwaye iki haguraca inyuma mu beta nyine ujye uko wena ngenje nese ubwo abantu bose mwakoze bira bintu nuko mwakundanaga nsuzi narakundanye wagiye ubikora n'abantu mudakundana ibintu by'abantu mu buzima busanzwe ni byinshi rero care n'ibindi byose. Yes, call me Runtine, big baddest, the number one journalist original Rwanda, big machine captain kuri launcher, giant of Africa, classic man. Hano ni kuri frame zacu, ni nayo mpamvu rero tuba twazanye abana beza nk'aba ngaba kugira ngo twiganirire, kubera ko hano tugira ikintu bita entertain culture, tuba tugomba ku entertaining abantu ariko mu buryo bwuje umuco na discipline. Ni nayo mpamvu tuba twazanye abana beza bafite discipline. Bamwita Gogo. Ni umu TikTok content creator, aratangira yibwira abantu nta kuko nubwo yitwa Gogo afite andi mazina ye, ababyeyi bamwise ubundi dukomeze ikiganiro cyacu. Gogo, are you feel good? Yeah, I'm alright. Umeze neza? Yego. Ndi kubona wagize isoni ariko hano ntago bagira isoni, twe hano turaganira sibyo? So Gogo mu buzima busanzwe ni muntu ki kugira ngo tuganire ariko n'abanyarwanda bakuzi? Hari umunyarwanda ugiye kukubona hano first time sibyo? Hari n'usanzwe akubona ariko akaba yibaza se Gogo ni muntu ki? Yeah, actually njyewe Gogo, like mentioned kuri Gogo the gossiper, and Yego. I think that's part of my job. Njyewe ndi umu content creator, ndi n'umu actress. Yeah, at the same time. Yego. So Gogo mu buzima busanzwe yasoje ishuri se? Yeah, nize primary and high school, and I'm planning to go to the university soon. Kubera iki watinze? Money first now. I was looking for money. Kandi uri mu kazi. Nyine kambanze fresh nzaba. Iyi Kigali ubona itazakoshya bikarangira ubyihoreye. Biragoye. So mbona ibikorwa byawe kuri TikTok ni ibintu biba birimo ubuhanga bwinshi, bituma nibaza icyo kibazo ndaza kukikubaza nyuma, ariko ndagira ngo menye ese Gogo mu buzima busanzwe kugira ngo nyine ageraho aba umu content creator kuri uru rwego, hageraho akurikiranwa n'abantu barenga 117,000. Byaje gute nyine kugira ngo utekereze nawe kuba umu content creator kuri TikTok? Yeah, as I told you, abantu like bose kuri social media benshi bakunda imbuga. Yego. Jewe nagiye kuri social media gutyo gusa, and
nibwo na decidinze gucreatinga aka video kamwe. I was like why not, nabonaga nyine abantu bose bafite ama content, ndavuga se ngenda njya kuri TikTok gukora iki, njye scrollinga gusa ndavuga ati ntacyo bimaze, reka ngerageza amahirwe. So nakoze aka video kamwe like gafite content iri unique. I guess na undi muntu ukora content nkora mu Rwanda. Yeah, so nkora content imwe ya gossip twita ubujajwa, karakundwa kararebwa cyane. Ngerageza n'aka kabiri, bro was like what the, bona nyine bibayisere, ndavuga ati bajya bavuga ati umuntu agomba gufatirana amahirwe akiyafite. So that's why and that's how I started. Mbona nyine biri kugenda bizamuka hose, mpita nzamuka na IG gutyo gusa. So mbere yuko tubyinjiramo neza, ababyeyi bawe babifashe gute nyine kubona ko uri gukora ikintu kikaba boasting, some people bari kukumenya, babyakire gute? Actually my parents are cool. Ababyeyi banjye ni abantu bari cool, and arama video ubwo najyaga mfata, and my dad was the one behind the camera. Ariko for now ntabwo nyine turi kumwe because of life. You get. Ariko they support me in everything as long as babona ikintu ugikoze ugikunze kikaguhira, kuri ko Imana they can charge you, barakureka tu. So hari iyo umuntu arebye video zawe abona ko kera ushobora kuba ari nk'umwana ukunda kuba ari inkuru cyane, cyangwa se wari umuntu umena amabanga y'abantu benshi. How is yourself? In fact I was the opposite. Njyewe ntabwo nyine abashyitsi baranazaga ubwo nkenda no kurira. I was shy. I think you saw it. The way I act in front of the camera. Mu usanga ushobora no kunshyira imbere y'abantu nkahwera. You're so shy. I'm so shy. Ariko nyine nahengeraga bagiye. Yasubiramo ibintu. So ndi kuvuga mu buzima wabanyemo n'abandi, muri community society, ntago wakundaga kumena amabanga y'abandi cyangwa kuba ari inkuru? Ntago njya nyamena, ahubwo bambitse nandi. Kubera ikira content ariyo yakuziye bwangu ikihuta. Urabona hari ibintu like dukunda ariko dutinya gukora. Ubujajwa as long as Ribonyumve nabi, ariko ikintu cyose wakora nikiguteranye na leta cyangwa se nikiguteranye n'iki cyangwa niwinjire mu bantu. I think it's fun, very very fun. Like ubujajwa icyatumye bukora cyane, urabona we are girls. Abakobwa zikara abantu tujya amatiku. Ni inkuru nyinshi zidashira. Kandi abakobwa aho bicaye umwe babiri batatu akenshi ziba ari gossip. Simvuze ko mutamuri kubaka ibintu bizimye, ntabwo bize ari munera amabuye, ariko most of the times we just gossip like byagenze gute byagenze. So why not ntabivuga nyine kuri social media. So nta bantu bajya bakubwira ati suri umunyamagambo mwana, cyangwa se waba umubara nkuru wa mbere mu gihugu? Comment none hari abantu babigiraga personal bakanuka ngakusinga ngo bujajwa ngwagireka ngo bujajwa ngo ubona ngo bujajwa ngo bizakugeza ku kingo gira amagambo. Ati sinakuvuze kuki nje na I was talking. Wabifataga gute for yourself? At first nyibinyi bitangira I was so scared, navuga ati bazamvuga noneho n'abantu wenda bari banzi nitoza ati kaya kana kaba gacishikanya amagambo. Ndavuga ati ariko ubundi anything which brings food on your table, bajya bavuga ati you should not be like afraid of your job. Ikintu kigutunze se nibashake as long as nawe nabangamiye. I don't think ko hari ikibazo kiri. So ubitangira se wari uzi ko bizavamo wenda umugati cyangwa se amafaranga cyangwa bitangiye uvuga ati okay I'm just to making influencing? Bitangira, as I told you, it was just a joke. It was for fun. Maze video imwe ya kabiri Gogo mbona birazamutse. None hari ukuntu wenda ugira abantu bakwegera bakakubwira ati ibi bintu ukora byavamo iki. Umuntu akareba character ufite akakubwira ati mfite movie ngwino unkinire muri no filime ndabona washoboye no role. Si bimaye umugati. So usigaye ukina film? Yes, mbere ko yuko tuza kubyinjiramo wenda yakamaro byakumariye sibyo, nge ndakodinga most of your guys bo babifata gute nyine bamaze kubimenyera wenda
it's your passion cyangwa se niyo content yawe sibyo ariko nta muntu ujya ukureba mu nshuti zawe cyangwa se n'abahungu baza bakagutereta bakabona nyine bakajya bakureba muri ya shusho y'ibintu ukora mu buzima bwa TikTok. Ntacyo batwaye. All believe that you guys know it's a content, right? Yeah. They just believe it's a content. Nta bindi biri nyine baraza. Nta muntu ngiye uraza ambwira ati magambo ikiwapi. They just babibona ibintu bisanzwe. Cyane ko isi turimo yabaye social media, so ndakeka ko nta kintu kibibaho. So, some guys binjira mu bintu bya entertainment cyangwa se bya social media hari igihe bakunze gukuramo depression cyangwa se bagakuramo ibikomere runaka bitewe nuko hari abantu baza bakagusebya cya kintu kiri deeply kuri wowe yaba what you say cyangwa se who you are, so according to your appearance n'ibindi. So nta muntu uraza akakubwira urujambo ukavuga ati ukagenda ukaryama ugasinzira ukavuga ati mana that's crazy. Njyewe as long as, like I told you, Jimmy's coaching aburi niyo ambwira iki I don't care as long as bikoze mu mucyo. Njyewe ego hari ama comment nabikubwiye mbere bwa mbere ni kwambega comment zikambabaza zifata personal ako nkibuka bro I'm doing this just for fun and it's just a job. Whatever you are saying I don't care. Rero rimwe ntago rero hari ikintu batazi buriya ntago basi ko comment mbi bamwe basi ko abari kugusebya. Nje I used to take those comments nkazisubiza. Ntago basi ko nizo comment mbi ziri mu byatuma muri encourage visibility yanjye ikomeza kwiyongera. Uka mu comment kibi nkashyira hariya nkagisubiza nkiririmbira ukagira ngo urambabaje bro that was increasing my audience kuko umuntu arabibona kati yoshaka kubamosha. So ari nka mugenzi wawe bamwita ngo niba ari ujye ukunda kuvuga ngo ndi umwana wavukiye mu bakire sinzi bamwita nde KZ. Yes, okay, KZ Dora. Bajyaga bamubwira amagambo nanjye ubwanjye nyine nkumva biri strongest sibyo. That's why nari nkubajije icyo kintu ariko bagenzi bawe wenda mukora ibintu bimwe nta uzi wakomeretse kubera ibyo bintu akumva yanabivamo. Nawe nzi kuko wenda aba yarabivuyemo. Yego. So no twigarukire TikTok urayikoze biguhereje abantu barakumenya kenshi mwebwe babita aba bloggers kubera ko nyine namwe mufite ibintu mutangaza nubwo bidafite some truth, you know. TikTok ubaka kanya niki yagufashije mu rugendo rwawe your journey of life? A lot. Which is like TikTok ni ikintu ngewe ko TikTok nagiyeho nyikirangiza high school. Muri bya bihe nyine babuze n'ibyo ukora nibwo natangiye TikTok. Yego. Nyitangira ngeze kwa aba followers nkabangahe mbona nyine ndi kuboostinga mu buryo butunguranye nanjye ubwo byaranunguye ni fame yanunguye. So niho hantu abantu batangiye kumbwira ati ibintu nyine hari ukuntu ujya mu bintu utabizi. Bavuga ati ibi bintu wabikoresha uko kugira ngo ubone amafaranga. Amafaranga. Mva ibaye seri. Ambikora because of TikTok ubu nakamamariza abantu. Ibyo kandi biranyinjiriza. Because of TikTok nagira nakina movie. Like n'ubyari nakubwiye ati abantu bakubwiye ati turabona wowe ufite ukuntu umeze washobora ahode runaka. Agenda kandi nkayizinamo bigakunda. They pay me and So Gogo ni umukobwa mwiza mu bigaragara ni umukobwa uri interest kuba waganira nawe uko ngiye nk'ubuzima buzima busanzwe ibyo most of barabikunda cyane, you know. No wakongeraho n'ukuri n'umusitari ni ibintu bishobora gutuma igitsina gabo gikururwa n'ibyo bintu. Ntabwo ujya ubona abantu benshi bagutereta bifuza ko mwa making a relationship runaka according who you are right now. Ntabwo babura. So ubyitwara mute muri iyo condition kubera ko abari benshi hari abafite amafaranga kandi mukunda amafaranga abakobwa. Sura yanga. Nukuvuga ngo
abakobwa muri iyi minsi sinzi niba ubyumva bafashe amafaranga bayasimbuza umuntu so ubyumva ndagira ngo ntuze kuko ubyirengagiza ngo ujye kure ni ukuvuga ngo rero hari igihe rero iyo abonye abantu bafite amafaranga hari abatayafite bituma nyine nk'umukobwa nyine acanganyukirwa cyangwa se akananirwa kuba yamenya uko yitwara muri iyo condition. Wowe ni gute ubyitwaramo, niki kigufasha nyine kuminimiza ibyo bintu? Cyangwa byararangiye yagiye nese as long as igihe uje buriga nawe uhitamo nyine ibyo ushaka uraza nyine tukareba ko hari cyavamo sanze nta cyavamo nyine buri wese aca inzira kandi ni ibintu biri no mu ibintu bisanzwe abakobwa bose barateretwa so I think n'amafaranga se twese niyo tubishaka turayakorera kugira tuyabone rero iyo relationship ijemo ibyo byose nyine of course you have to spend on your girl. Sure. Now. Ko umuye Gogo. No kuvuga ngo without money I didn't say that. You just have to do your job. Nicyo kintu warushatse kuvuga. No, ntago navuze ngo jewe ngo kwa kudafite amafaranga ntago twakundana. As long as imitima yacu yashimanye twakikundanira byanga kwawe nanjye ngacukwanza. Yes, according to yourself, niziye character ugenderaho iyo uri kuba wa making a relationship n'umuhungu? Njyewe icyambere nuko nyine wankundira uko ndi as long as you respect me. Yego. That's okay. Kuko hari ukuntu ayo mafaranga yose ubuyabona ariko nta respect. Yego. Yeah, just because you know ko mistake yose iri bube you will uri buma amafaranga nibagirwe ariko ngo nguranci nyuma ngo nkureke ngo nuko ngo ngufite amafaranga. Oya nyine guca inyuma se biba bigutwaye iki? Hari ubwo wabagiye wese? Ibyo we ntabyo urakora. We ntabwo uraca inyuma umuntu. Dukundana. Sure. Nakureka. Ntabwo uraca inyuma umuntu. Beta nyine ujye uko wena ngenje. Nese ubwo abantu bose mwakoze bira bintu nuko mwakundanaga. Nisuzi narakundanye. Wagiye ubikorana n'abantu mudakundana. Ibintu by'abantu tu mu buzima busanzwe ni byinshi rega. Care n'ibindi byose. Care. Ese ntabwo nayiguha. Nanjye wayimwe. Nta kintu bitwaye ndagushimiye. Yewe. So nyine ndi kuvuga ngo bira bintu byose abikoraga n'abantu mudakundana. Ibihe bintu se precise. Ibintu ni byinshi. Ziri byose bakwisi. Namenye uri kuvuga iki hese. Ntabwo suzi umuvuno w'abakobwa b'inyarugenge. Ntabwo ndi w'inyarugenge. Ntabwo mbizi. Uruwahize kandi ari yo urimo. Ari nayo ndi no kukubarizamo. Niyo wanajemo nyine ariko ntabwo ariho mu rugo. Yego. So no kuvuga ngo wowe ntabwo ushobora gukundana n'umuhungu uguca inyuma. Iyo ni imwe. Iya kabiri. Respect you ushatse kuvuga respect abari respect imeze kubera ko nkeka ko nta muntu ushobora kuza kukubwira ko agukunda ari an respect of yourself. Mu bwoko bwinshi just take that not that tinga ahantu. Yes guy. Yarize ndaza kukubaza ikintu. Umuhungu agusabye ko muryamana. Sibyo? Abakubahutse cyangwa abakubashye? I don't know. Agombese. Oya ndi kukubaza wowe urambwira yego naho. Byaterwa. Kubera icyo mbwe byaterwa. Se utebe turukayo ukazungira ngo turyamane. Mubwe umuhungu mukundana. Umuhungu dukundana. Ntabwo ushobora gukora sex n'umuntu mudakundana? Ntabwo ushobora gukora sex n'umuntu mudakundana? Kubera iki se wabikora? Ako umuntu mukundana ho birashoboka. Twarakoze ubukwe. So ari umuntu wavuze ikintu aravuga ngo abakobwa uramutse ukuye sex muri relationship ye n'umuhungu wasanga nta kintu umukobwa wamariye umuhungu. Wowe ubyumva ute? Nta kintu yabamumariye. Yego. Ese ni ngombwa ngo agire icyo amumarira? Ngombwa ngo agire icyo amumarira?
yego ni ngombwa donc abahungu urabizi ko kugira ngo mumere neza kenshi hari reba nk'uko kuntu uri gusa none kuntu uri gusa n'amafaranga wasanga hari umushoramari uba washoyemo amaboko yanjye Gogo rega mwenuza I walk man I walk ndakora yego nta mushoramari ugira nawe baretse nta n'uwo wifuza ntuza kunshoramo se kubera reka mbanze nkore nyine n'ibinanira nzakubwira unshoremo ariko mu gihe ngifite imbaraga reka mbanze nkore so wakunze umuntu n'iki wamukorera n'iki utamukorera wowe umuhungu wakunze why you bringing love in this stuff now oya nubwo turi kuganira abantu bagire ngo bamenye Gogo kugira ngo nyine umuhungu anamenye ati ndamutse ngize Imana nkakundwa na Gogo hari ibintu mba nemerewe azaze ni surprise azaze dukundana azabibona ukeneye sheri se dutange nimero hano ko ntawe ukeneye kubera iki kubera ko for now I'm not ready for that barakubabaje se bikaba byaratumye uvuga ati reka mbe staying away ako for now so anyway reka tugaruke ku wari uri kutubwira ibintu TikTok yakomariye utubwira ko yanatumye winjira mu mwuga wa movie kandi wasanga wenda waravutse atari yo mpano yawe ubundi wowe uvuka nka Gogo cyangwa se kwa kundi uri umupeti uvuga ati ndi kwiga secondaire cyangwa se ndi kwiga primary hari ibintu bumva wifuza kuzakora wumvaga wifuza kuzaba iki numvaga nshaka nashakaga ibintu bibiri hamwe nashakaga kuba umunyamakuru kubanza kuva kera inkuru warazibaraga bya nyabyo yongera numva nshaka kuba umuganga ndavuga ati reka yego ngenda nkura olevo yego mba nshaka kuba umuganga ndakomeza kabisa iya man ngize senior 6 entertainment ziramfata birangira nanjye kubwira abantu please subscribe on my YouTube channel you know you have a YouTube ifite abasabe bangaye ubwo harya mfite bangaye ntabwo mbyiruka ariko ho nibwo ngitangira you know just bino bintu wabitangiye utari warangiza secondaire uri wararangije so ubu ngubu uri umukinnyi wa movie sebyo wowe ujya kubijyamo ni umuntu wagupropoje akubwira ati you can do that cyangwa se according to yourself waravuze ati bino bintu noneho ngiye ndi kubyiyumvamo reka nshake wenda nk'abantu baba director b'amafilm bijya gutangira I have a brother yego brother wanjye ni umuntu dukundana like cyane we yambwiye ati I think it's time ko bino bintu wenda wabikora ariko ukanashaka n'ikindi kintu ku ruhande nk'ubu you have a lot of talents wowe umenyereye kamera kuba wajya gukina mu vindi ndumva rwose nta kintu cyari gutwaye yego wabyumvagamo kwaba umwactress mwiza se of course yego nabyumvagamo ko njya n'imbere ya kamera ntabwo ari ibintu byangoye yego ambwiraga ibintu nkahita mbikora so ubu ukina mu zihe filime hari iyitwa Love Might Happen yakimenyi hari n'izindi ziri kuri Prime Group iyitwa The Traitor bari na My Crazy Sister hari n'indi bateganya gusohora soon yego hari n'indi y'amavideo bagiye ariko ntabwo irasohoka so ibyo bintu niki byazamuye kuri caliber ya Gogo cyangwa se mu mufuka bimeze biti at least abanshi bakunze gukinira ubuntu kugira ngo bakunde babone fame cyangwa se hari niba ari Kiraman yavuze ko hari abakobwa bamusaba ko yabakinisha filime kugira ngo bajye bibonera aba diaspora cyangwa ibisaza bibonera amafaranga wowe ubyinjiramo wari ufitiye intego let me remind you mbyinjiramo already na ifite fame yego so kandi you know outside
n'abantu bagufata nabo bafite ikintu bagutezeho like ntago yajya kugufata udafite icyuzi ngo ahita gufata ushyiremo nawe arareba ati uyu mwana afite ihe audience nimushyiramo muri movie yanjye izarebwa yego rero akagufata nawe azi ko hari ibyo ufite rero urumva kuvuga ati ngo ngiye munshyiremo nyine aba diaspora nyine fame nyine I just need money I'm working for it yego yes so ukeneye amafaranga we gusa yego ko bavuze ko abakobwa bakunda amafaranga y'igihe bahera kwishyiga so you know what nese ishyiga nese akundi mwe murayanga amafaranga oya abahungu bo donc abagomba kwakunda bitewe nuko abafite more responsibilities nese twebwe mukumva ko tuzadushaka tukicara gutyo gusa ntacyo dukora like ngiye nkubwira ati nyene imyenda nyene amafuta y'umwana nyene inyanya mu rugo nyene at least I have to help yego twese tuba twashakanye ngo dufashanye ibintu byo kunyinaho muhera mu dusuzuguro yego yeah so uri umukobwa ufite mind nziza bitewe nuko impamvu mbivuze nuko you need to work kugira ngo ugire icyo ugeraho so ibyo bintu cyangwa se kuba uri umukobwa umeze gutyo wavuga ko ari iki cyabigufashije mu nyine kugira ngo uri Gogo right now parents ababyeyi bawe nibo bakuyoboye mu bintu ukora utekereza ko iyo umuntu yagize ababyeyi babise bishobora no kumuviramo nawe kuba mubi ya ariko nanone biterwa na mind yawe niba utazi guhakana like ikintu ubona udashaka ngo uvuge no yego nabyo ni ikindi kintu kibi nkunge ntabwo wankoresha ikintu nashaka ikintu cyose nakora ujye umenya ko nyemba nabishatse yego kwa ko mbona nyine ngo kubera ko nguri kanaka ngo urashaka ngo nkorere iki ngiki ngo kugira ngo umiki no I would rather die yego ariko singikore so Gogo hari ibintu byinshi wagiye uhura nabyo ntagira ngo tugarukeho ariko ari bishaka kukwangiza wowe ubwawe nk'umukobwa ari bishaka kukwangiza venire donc hari imbaraga zatumye ubirwanya cyangwa se ubinyuramo izo mbaraga nyine ni zihe zagufashije kugira ngo n'undi mwana w'umukobwa ushobora kuba wumva ko wenda ashobora kubona amafaranga kuko yaryamanye n'abagabo ushobora kubona amafaranga kuko yakoze nyine ibintu bidakwiye muri rusange yumvira bavuga ati nanjye I can do like that ubundi ibintu bya mbere biterwa naho waturutse ntago baba barakureze bakubwira ati ibigomba kubikora ibintu bikoreho karenze ukabikora yayo ni byashe byitwa ngo sad generation abantu bose barihebye twararakaye ishumi yanjye twararakaye ariko don't let your past ruin your future ntago nyine kubera ko ngo muri past nababaye nararakaye ibyagenze uko nta muntu udafite ibibazo isi yuzuye ibibazo pe kandi si twe ba mbere si natwe ba nyuma rero ikintu twibeshya nuko nyine uravuga ati kuko nanyuze mu bibi narababaye byagenze uko ni as long as bamaye amafaranga uyu mugabo naza akambwira ati ndaguye amafaranga dukora ibi ngibi ukagenda wowe ntabwo uzi ko uri muri yangiza noneho burundu urashaka kuzima so njyewe I said at least let me walk kugira ngo ibyo bintu ntazahura nabyo ntukemere ko ikintu kibi cyakubayeho nyine kikugumisha aho uri rwana nyine ukive muto so Nyarugenge turimo harimo abakobwa mu ngana ariko bahisemo inzira zo kunywa ibiyobyabwenge zo kunywa inzoga kugira izo kuryamana n'abagabo kugira ngo bagire ibyo bageraho nk'umukobwa kandi twumva ko witeje imbere binyuze mu gutekereza cyane no mu gukora cyane ni izihe nama wagira abo bantu bafashe ubuzima gutya bakore bashaka ikintu bakora erega reka mbabwire ntago erega uzasaza hari ikintu mujya mwirengagiza wumva ko uri umujene aka kanya ariko igihe kizagira babe batakikureba nese nibatakureba kandi nyine waramenyereye gushora ibyo bintu like you do that umunsi utazaba ugifite iryo toto bizagenda gute kaminuza kuyiga ni byiza ariko siko abantu bose bagira amahirwe yo kwijyamo hari amashoti course menshi kwihangira umurimo ukagenda ukiga gukora nk'amakofi ukiga guteka ukiga make up n'utuntu duke nyine ubona wowe tudafite icyo tumaze ariko niba wakorera iryo 10 ryawe ayo 15 veni yawe ubizi neza kara yawe
nta kibazo pe so Gogo hari umuntu wambwiye uherutse kumbwira ati ngo generation turimo ngo biragoye kuzabona umuntu utunze nka miliyari wenda nk'icumi cyangwa 20 sibyo harambwa bitewe n'ukuntu generation iri kwitwara sibyo wowe ubona iyi generation turimo ubona tubura iki wowe kuyibona ubona tubura iki tubura confidence niyo yatumye uba Gogo ukamenyekana bikaba byarakubyara umusaruro yego so niki uri guteganya mu kwagura yaba imbuga zawe nkoranyambaga cyangwa se na filime wowe uri gukora nyine wumva ari iki ugiye guha umwanya cyane kurenza ibindi byose hagati ya filime no kubura mu content creator kuri TikTok byose ntabwo navuga ngo iki ngiki nagikora cyane kinyereke kuko ni ibintu bifashanya niba narabaye umukinnyi wa filime byaturutse kuri zo content urumva ndamutse ndetse iyo content audience n'ubundi yajyaga kundeba hari bayaturutse hari rero biransaba hose balancing niba na movie like my content ntago ari ibintu binsaba ngo njye ahantu harenze even at home naba navuye gukora izo movie cyangwa se nakoze ibindi nkataha nkaba nakoze content yanjye nkabwo ndi posting ku mbuga zanjye nkana postinga no muri movie nyine yego right now Gogo no mukobwa ushaka kugera he ni kiyumva kizamufasha kugera ku byo yashaka kugeraho icyo nshaka kugeraho I just want to produce my own movie too yeah because that's what I really want yego kandi I know nzabigeraho so Imana iguha umugisha cyangwa se Imana inashimwe kuko ufite ibyo bitekerezo kandi turakwifuza kuzabigeraho ariko let me challenge you kubera ko hano urumva ari ukuntu mutuburira abanyarwanda ku bintu ukora kugira ngo n'abanyarwanda nyine bumve ko ushobora kubarira umuntu inkuru koko akabikunda you know hari ukuntu wabonye ukuntu muri Genesis bajya batumira abantu barabatumira bagakora nyine ibintu basanzwe bakora you know so ndagira ngo nawe rero mu nkuru wakoze utubwire ukuntu ngo bigoye kuba wakicarana n'umuntu ugize ute umuntu wagumiwe sha kandi nawe watubwiye ko ngo nta shero so ndagira ngo dukorera ako gakuru nyine you know nagakuru kanshimishije ngende ko kumva ndagira ngo nyine ugasamplinga y'abanyarwanda kugira ngo nawe umunyarwanda utari wakora follow aze kwikora yumva nezerewe yishimye kuri iyo TikTok bita Gogo the Gospel ni ibintu ngora ku kanya ni ibintu ukora okay nawe dukorera inkuru uyu mwanya according the place turimo nge content according aho ndi you know ndi kumwe n'umuhungu uri mu makuteri uri kumwe n'umuhungu nka you know ikamubwire rero yego uyu muhungu nyine uri kubona bucanga imbere ya kamera nako ari inyuma ya kamera basa kuva twaza ari muri ekuteri yatwirengagije ari muri telefone yego ari ingashiri wiwe buriya shiriwe ntabwo bameranye neza bafitanye ibibazo shiriwe yitwa muca inyuma yaramwanze noneho n'umusore amwihomaho noneho kugira ngo nyine umukobwa nyine amubabarire akundane amweshwa bukeya ariko umukobwa yakurikiye papa ndamurunga agira amafaranga Gogo so man thank you so much ntabwo ujya ushiduka uri kubwira umuntu gutyo mu buzima busanzwe se you know wa muntu uri close kuri wowe I talk to myself. Yeah. You know that. Sure. Umwanya namara mvugana nawe biragoye ko twakishana like nkakuganiriza. Ariko ndi nzenyine. Nakivugisha ukajyanda umusazi. Sure. Kuri kw'Imana. Babyita internal noise. I have an internal noise. So maybe you have talented. That's why nshobora kukubwira ngo keep doing. We are here to support you. We are here to kugira ngo ibintu byose bigende neza supportingane twese dutere imbere even our TikTok content cyangwa se content creator abanyamakuru muri rusange turi hano kugira ngo twubake social media
cyangwa se twubake entertainment nyarwanda muri rusange sibyo. So rero filime zose abantu mukinisha filime ba Kiramani ba Mitsutsu n'abandi bose bakwegere kuko numvishe just like wakinanye na Mitsutsu bishobora kuryoha nzi kumva ibintu byiza nukuri mwakinanye bishobora kugenda neza ariko nashimye abantu nibagirwa kuvuga Kasuku yego this man ari mu bantu ba mbere ba believinze ko mfite imana your talent yarambwiye ati you can play a movie yeah ndabyibuka kabisa nabyibagiwe ya believinze in me kandi nukuri ko imana ibinyana amushimiye ku munwa gusa yamushimiye gute hari ukundi kuntu umuntu ashimira arumva uri umukobwa undi ni umuhungu nyine ari uburyo abantu bashimira moto byo ntabwo nzi just to say thank you yego wumva biri enough. Is there anything else I can do? That's enough now. Yego. And this man Dumba yaram promote inde Dumba yego ya believe in your talent nawe ari mu bantu ba mbere bapostinze video zanjye cyane yego kiri hasi like nagiye kuzamuka mu kuntu nanjye kuzamuka yego hari utuvido twanjye hari twagiye tumuko radiyo mvuze avuga ati let me help this kid yego kandi no kuri I appreciate those guys they did a lot yego Dumba na Kasuku baramfashije yego n'aba bana izina ryayo n'aba bantu nyine bambwiye n'aba bana sorry n'aba bantu bambwiye nyine muri movie zabo bakabelieve in my talent thank you. Uracyabana n'ababyeyi abakobwa ngo b'inyarugenge mumaze kubyimba amafaranga muri kuyabona ngo ibintu byo kubana n'ababyeyi ngo baba bakontrola ngo ntago bamukibikeneye cyane ntago ari ukubyimba yego nyine urebana akazi kari n'ahantu mu rugo bayukana ni kure kora gwaje urutega kora mean is what I stay alone now I stay with a cousin yes wavuye iwanyu mu cyaro iwacu ni mu cyaro yego wavuze ati umwana wo mu cyaro ndaje Nyarugenge ndayifata man so rero what I wish you it's more blessing, more money, more keep doing, hano ni kuri filimi zacu reka tugushimire kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu nizere ko anytime ushobora kuza. No, anytime I'm flight. So before you flight you have to come there anytime I'm leave this country so nicyo tukwifuriza kugira ngo ujye ugenda unajye buriya baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze so keretse bisaba ariko kugenda gake hari abaguruka bagiye kuzana ibindi bintu ntabwo wakiruka ngo urenge iwanyu yego yes reka tugushimire rero so reka tuzasubire mu biganiro byacu. This is entertain culture hano kuri filimi zacu. I'm Rantain Big Baddest, see you next time.